Kuri wa mbere tariki 5 Mutarama abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke abanza n'ayisumbuye baratangira amasomo y'igihembwe cya kabiri cy'umwaka w'amashuri wa 2025-2026. Ikigo gishinzwe ibizamini bya leta n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kikaba gisaba ababyeyi kubahiriza gahunda z'ingendo z'abanyeshuri uko ziba zateganyijwe. Kwigira Isa yagiye kureba uko abana basubira ku bigo by'amashuri. Mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye utuye Nyagatare yibuka uko bigeze kumwiba ibikoresho by'ishuri kubera umuvundo wo muri gare ya Nyabugogo. Nuko haza umugabo aravati zana igikapu cyawe ngo mutwaze ngo sugiye Kamonyi, nanjye numva niho nayo ngiye ndamwemera gitwara sinamenye niyo yahise arengera. Namaga ababyeyi banyu ndabibamenyesha baza konsora. Ngo nyine ibintu byabaye organized sese babishyize ku murongo. Kuba abanyeshuri basigaye bafatira imodoka kuri sitade yitiriwe Pere i Nyamirambo, abayobozi b'amashuri n'abanyeshuri ubwabo bavuga ko byakemuye ibibazo birimo n'icyo gutinda gutangira kwiga. Ugasanga abanyeshuri bamaze icyumweru cyose baza ku ishuri kubera ko imodoka zabaga zabuze, cyangwa abandi banyeshuri badashaka kuza ku ishuri imbere ugasanga babigize urwitwazo ko imodoka zabuze bagatinda kugera ku ishuri. Mbere byatugoraga ubundi twari abana benshi, ariko ubu ngubu nyine bisigaye byoroshye. Ntabwo birimo akavuyo kenshi, usanga dutegeye muri gare batwiba, ariko iyo usanze ahangaha muri stade ntacyo bitwaye, nta kibazo. Dushyika ahangaha muri stade duhita tubona imodoka tugenda ku ishuri, kwiga neza tukiga neza bigakunda, tudagenda dutinda mu mayira. Aha kuri Pere Stadium abanyeshuri bahasanga bisi zerekeza mu duce ibigo by'amashuri byabo biherereyemo kandi bafite ababayobora. Ku babyeyi baherekeje abana kugira aho bafatira imodoka, icyizere ni cyose cy'uko abana babo bagiye mu buryo bwizewe. Gahunda y'amashuri y'abana si ikintu kiba kije gitunguranye, ubusanzwe ugifite muri bije yawe waragiteguriye, nta ngorane ziba zikomeye iyo wabiteguye neza. Umuntu byose aba yabipangiye akabishyira ku murongo ku buryo n'ay'abana atabura. Nyabugogo byari bigoye cyane kuko urumva tuhahurira n'abandi bafite ingendo zitandukanye, baba ari benshi cyane, ariko ahangaha biroroshye, ni ukuza ugasiga umwana ahangaha kandi n'abanyeshuri gusa leta babereka amashuri aho biga n'amabisi yabo bagahita bagenda. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubugenzuzi bw'ireme ry'uburezi muri NESA Kavutse Vianney Augustin avuga ko bakomeje gufasha abanyeshuri kubona imodoka zibajyana aho biga. Asaba ababyeyi gukurikiza gahunda z'ingendo kuko zitangwa hakiri kare. Umunsi wa mbere nabwo baritabiriye ugereranyije nuko twari dusanzwe tubajyana, ko ejo twajyanye hafi 4,770 abo nkuye nabo navugaga bataje ejo, ariko ntabwo bivuze ko tutabafasha. Nubwo bataje, iyo bageze hano turongera tukabafasha, ariko bivuze ko baba batwiciye gahunda, baba biciye transporters gahunda, bityo nshishikariza ababyeyi ko bajya bubahiriza umunsi wabo batitaye kuri santima z'abana ngo ntabwo bagenda uyu munsi barategereza bazagenda ejo, bagakurikiza gahunda ya leta iba yashyizeho. Ingengabihe yashyizwe ahagaragara na NESA igaragaza ko guhera tariki ya 3 Mutarama 2026 abanyeshuri bo mu turere tumwe two mu ntara y'Amajyepfo, Iburengerazuba, Amajyaruguru n'Iburasirazuba batangiye gufashwa kubona imodoka. Ni nako n'abandi bafashwa kugera ku bigo bigamo kugeza tariki ya 6 Mutarama. Kwigira Isa, i Kigali.